bajya Rusororo uri wawe n'umugabo wawe n'abana bawe mu kwa 11 uri gasore ufite sheri ufite hani nta kibazo ufite mu kwa 12 urabyibushe uri kipongi nta kibazo ufite iteguye Noheri n'ubunane Imana ntacyo itakoze murekeraho kuva mu kwezi kwa 7 kuri 18 ase kugenda mu ndege 8 kuri kw'Imana dore nyuragangiye nyuragangada chokora nshaka guhengereza ngo neko nahabona nkabona kirere cyose kirasa nyuraga ni banyuragiye hirya ntawambe dore ko n'umutima uri mu mutwe weho wakumva ari ikinyenga ariko burya n'urupfuma uba wicayemo kujya hariya hejuru y'imvura ukagaruka mu isi n'ubuhangange bwawe hari abazamukayo iwabo bakazakora ikiriyo gusa burya nangwa n'imodoka ma wenda babona nakaguru ubwo rero ubwo ndashima Imana ko inkizije imfu 8 ego man n'abazungu bwabo ari bo baziremye iyo kubisa amapini hasi yokona kona te Wema wese abazikata zongera kubonana nabi wabo uzi kugera hasi ugasanga bari kugusanganiza indabo bati uwari nyakwigendera ugarutse mwisi iza twari gushira ko kiti turi mu mashimwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga nk'uko badusomeye ijambo ry'Imana intego y'iki giterane iravuga ngo nimushime Uwiteka kuko ari mwiza kuko imbabazi ze zimara icyumweru manza nibagiwe kuko imbabazi ze zimara amezi 4 kuko imbabazi ze zihoraho iteka ngiro muri kumwe ngo iyo zigira ahantu zigarukira nge nawe twaraciyeho kuva twavuka kugeza uyu munsi turinzwe nazo urumva rero ubwo imbabazi ze zihoraho iteka iri jambo ryavuzwe na Dawidi ubwo bari bavuye kuzana isanduku y'isezerano iyo sanduku bagiye kuyizana ari uwahakubitiwe witwa Uza ihamucinyira niba ari ikofe niba ari urushe ntubimbwire bugigira akara igira imbabazi ariko no kurakara igiye bishobora igira neza ariko kandi niyo we ushatse kuyishutora ni n'Imana irakara shobora gukinga cyangwa igakingura nibwo Imana bwayo Imana inyuranye ibiye rero igihe kimwe bagiye kuzana isanduku iyo sanduku nayo yari yarajyanwe nuko bayivuze barayiharitse ikora rifite indirimbo ivuga ngo iyo Mana ntibangikanwa n'ibigirwa Mana bayibangikiranije rero irazurura kuzurura n'urukiga mvuze neza se mwasaba kiga mwatumiye igirite irarakara iyo yibangikanije igirakara irazurura ndetse izuruye bituma n'isanduku y'isezerano igirite irakiragenda ariko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose igirakara ariko twayihendahenda ikumva turayiteretekeme iratereteka Imana yacu iratereteka ni inyembabazi igihe kigeze rero abari bayijyanye nabo bashaka kuyibangikanya n'ibitabangikanwa nayo
bayitereka hamwe na Dagoni ravita ibyo ntemeraga nibi. Ntabwo wandaza hamwe n'ubusambanyi wanze kwihana ngo ndakwemerera. Ntabwo wandaza hamwe n'indi nshoreke waharitse umugabo mutajyanye ku murenge ngo ndakwemerera. Ibiti kwe Dagoni ki ikofe. Dagoni iti kandi ndabigenderamo. Iyi Mana kariyo yonyine mwayindereje muti. N'abayinyaze bahuriramo ibibazo no kuyinyaga. Biba ngombwa ko bayohereza hehe iwabo. Ni Imana iz'ubwoko bwayo, ni Imana iz'abantu bayo. Ijambo ry'Imana na nyiraryo yaravuze ngo menye izanjye nazo zikamenya. Igaruka iwabo. Burya igira hirya ntabwo igibunga. Hazerera shitani kuko we hazerera nk'inda arashaka uwo yaconshame. Imana yacu irihagije imenya bayisanga bayo ntabwo igizerera. Noneho rero igarutse hagira baza kuyishikira ariko bayibangikanije bibwira ko ari igiterane cy'abarokore. Ebana ngo haraza n'abakigamani uri bujyayo tujyana. Bagira ngo nuko naho yaje kubwira umuntu ngo nutihana no gupfa uza. Baraza nga bahuza asa yakubise mw'igikoti cyitwe barakanganaga ariko bigashirira. Nta ijambo ryayo rizagenda ubusa. Kugira ngo abashumba bahagurutse ari imikino ntabwo korali zatuyemo inifomo kugira ngo banezeze umutima wawe gusa. Nijwi ry'urangururira mu butayu ngo utunganye inzira z'Uwiteka, inzira zikigira zite zikigenda. Uza bigendamo nabi rero agezeyo niwe yayikozeho Imana iramuceka. Imucetse isanduku bayisizaho barataha bayishyira kwa Obededomu nyine. Bavuye kuyicyura rero bari kuyicira bugufi batira agahimbazwa iragasingizwa. Ni Imana yo gutamirwa, ni Imana ibereye amashimwe. Dawidi ari kubyina imbere yayo yambaye umwitero ndetse n'umwitero ugira ute uragwa. Arakomeza ati nta shida nubwo banseka ariko ikabinyemera. Imana ipfa kubikwemera. Nakwemera izagira gutera. Dawidi niho yavuze ngo nimushime Uwiteka kuko ari mwiza. Iyi tugira uko twari tumeze igihe twajyaga kuyizana igakubita huza ntabwo twari kuyikoraho. Ahubwo imbabazi ze zihoraho iteka. Aravuga ati kandi baba bari kuyimura ni nawe yagiriye neza. Ndashima Imana rero bene data bakundwa. Dore uko dusoma ijambo ry'Imana ndashima Imana. Kuva mu kwezi kwa karindwi kuri 18 maze kugenda mu ndege 8 kuri kw'Imana. Dore nyuragangiye nyuragangada chokora nshaka guhengereza ngo neko nahabona nkabona kirere cyose kirasa. Nyuraga ntibanyuragiye hirya ntawamenya. Dore ko n'umutima uri mu mutwe. Weho wakumva ari ikinyenga ariko burya ni urupfuma uba wicayemo kujya hariya hejuru y'imvura ukagaruka mu isi. Ni ubuhangange bwawe. Hari abazamukayo iwabo bakazakora ikiriyo gusa. Burya nangwa n'imodoka ma wenda babona nakaguru. Ubwo rero ubwo ndashima Imana ko inkizije imfu 8 ego man. N'abazungu bwabo ari bo baziremye. Iyo kubisa amapini hasi yakora ati Uwema wese abazikata zongera kubonana nabi wabo. Uzi kugera hasi ugasanga bari kugusanganiza indabo bati uwari nyakwigendera ugarutse mwisi. Izo twari gushira ku kiti. Ndashima Imana yandinze uba kuva mu kwa karindwi kugeza mu kwa 11. Indege 8 imwe yamvanya inyeje muri Ethiopia inshiraho. Mbangiye mu rundi rungana na kandare kose. Ruranjanye ngwicara mu amasaha 7 rungeza
iyo naringiye ngiye kugaruka nicara mu rundi rugende y'amasaha 7 kugeza muri Ethiopia runjira hasi indi birandora kuki ndashima Imana izo zose ni imfunakiza rero nawe nubwo utagiye mu ndege ariko n'imodoka zaragakoze n'imodoka zaragakoze urumva wewe n'imodoka zaragakoze musherami muri mata nizo zoroshe mushenzi amesha uretse iyo mwijuru yaguhagazeho nanjye ikampagararaho ntabwo mubari guterana twari kubonekamo nibavuga amashimwe ujya uraha agaciro amashimwe uvuge ngo ndakwiye gushima ubwo se umunyonzi niwe worohewe uriya ni umusaraba yarafashe ariya mahembe ni umusaraba ufashe n'umusaraba urumva ari wowe wari worohewe ubwo uribwira ngo ubwo weho ubwo utaragiye kuri moto yagiye ku igare utaragiye ku igare yagiye mu modoka utaragiye mu modoka yagiye hejuru nshyira ibiganza hejuru utuma mama burya aho undi ni weho wahandindiye ushima ni weho wahandindiye si kubw'amaboko cyangwa imbaraga zawe ahubwo nuko yakurinda ubwo se abagenda n'amaguru bagasitara yagwa ntabyuke kugira ngo waboroshe uza ndagana na Pasiteri David kunyereka tawuri ko wareba ndiye kumukora tawuri ko wareba ko habaye umukara tawuri ko abona kwabona atejo nari mvuye kabisa byagenze ute umwana ari kumanura voka ari kwiterera voka ibuye rihusha voka ari kubitera mu nzira bari bamuri kumango uretse Imana burya wakagombye kuba wicaye aha uretse Imana nituvuga Imana ujye uyiha agaciro ibyo uri mu birambike kuko ibyo kukuvana ino ntiyabibuze n'abari kumanura voka bangukura ino dusoma ijambo ritoya wewe turashaka kwiyumvira indirimbo mawe nakwiyumvira indirimbo kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 5 umurongo waho wa mbere turihuta cyane kuko urabona iyo korali yaje korali gatura uniform buri bigomba kuririmbere gamawe cyane rwose yego kuririmba da kadusome ijambo ry'Imana twihuta rero Yesaya ibice 5 umurongo waho wa mbere Imana ishinja abayuduwemo ikanirimbira umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe umukunzi wanjye yarafite urutoki uruzabibu ku musozi urumbuka ararutabirira rurimbura mwamabuye arutemamo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane arwubakamo inzu y'amatafari ndende acukuramo urwina nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe namwe bagabo b'i Buyuda nimudukize gihe n'uruzabibu rwanjye ikintu nari nkwiye kurukorera uru ruzabibu rwanjye nasize ni ikihe ko nari niringiye ko ruzera inzabibu ni iki cyatumye rwera indibu none rero reka mbabwire ibyo ngiye kurukorera uru rutoki rwanjye nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose nsenye n'inkike yarwo runyukwanyukwe kandi nzarurimbura ntiruzicirwa ntiruzahingirwa ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa kandi nzategeka ibicu bye kurugusha mu 11 bandi barapfa bajya rusororo uri wawe n'umugabo wawe n'abana bawe mu kwa 11 uri gasore ufite jeri ufite hani nta kibazo ufite mu kwa 12 urabyibushe uri kikongi nta kibazo ufite iteguye Noheri n'ubunane Imana ntacyo itakoze
murekeraho iri jambo abayisiraheli ryabwiwe abayisiraheli n'abayuda ni bamwe uretse ko kamiliyoni yabirimye tuvugana wowe twese ntabwo abayuda ari abantu babi abayuda ushaka akana kawe kazabatizwa yuda ubundi yuda bivuga ngo imana ishimwe ubundi ba mana ishimwe na ba nyirashimwe na bashimwe ni ba yuda ntabwo abayuda ari abantu babi abayuda n'abayisiraheli ni bamwe abayuda n'abayisiraheli aho baturutse abayuda n'abayisiraheli ahantu baturutse ni ahangaha ni bamwe isiraheli yari igizwe n'imiryango 10 n'ingahe n'ibiri umugabo witwa Salomo mwene Dawidi imaze kumugirira neza burya umurengo ujya utuma umuntu yibuka we yakuwe nayo umurengo ntukabona umugore Imana yubakiye urajya gusa ntabwo ndajyayo ahantu ndi bugi ntukabona umuntu Imana yagiriye neza imaze kumutabara niba neza Imana igirira abantu ariyo ibatandukanya nabo byaranyobeye ntukabona umuntu Imana yahaye urubyaro yaragwimye abandi ntukabona umuntu utahiwe abandi batamumude niko ariko Imana yatangaye mu tubahinzu z'abandi se buriya itegeze kwa tangaye moshara ndaguha priya buriya shajya witonda ujye umenya ko nawe wabaye mu nzu y'abandi Salomo mwene Dawidi imaze kumugirira neza imukuye atakavuye mureke mbabwire Pastor David ujye wihangana kabisa njye ndabivuga uriya mugabo ongera uhaguruke ngurushe ko kabyara ongera uhaguruke umugabo yaje kunsura nabaga mu nzu wahejwe inyuma n'amateka asanga tuburaya kangahe atatu murya mugahaga ntimuzibagirwe gukorera bose no kumuramburira amaboko kandi muzibagirwe n'ukuri nimurya mugahaga ntimuzibagirwe rero twari tuburaye kangahe araza aje kunsura asanga ndi kwa umuntu maze gatatatarya narindi kureba nk'uri gukamera inzarira kurya ugahindura indebo ugahindura ingendo ukaba umusazura umwana araza ageze mu rugo kumuhobera birananira ngahagarara nk'uri mu mwuka aranyitegereza ubwo kandi ngo yaraje kunsura madamu yari yarandamye we dore ko yaranatwite uzi gusanza utwite Imana yagaburiye mutere haleluya noneho araza aje kunsura nyina asanga ubwo tumeze gutyo aranyitegereza ati yewe ndikarame ahita akora mu mufuka amereza amafaranga 2,000 ati jya guhaha reba ikintu ujya kugura tuganire uzi kugira ngo umuntu agusura itareba uko mumeze naragiye ngiye kugura madamu baranyongoreye ngo wibande ku gaceri wibande ku gaki nande usigaye urabana uwo muceri nta gushya urumva uwo muceri nta gushya gihe umuceri ndya urumva nta gukiboneke nika ese bahitamo n'imiceri Yesu warakoze kabisa ahambira ati wibande ku gaceri ngibyo amoko y'imiceri mbimenye buno enzi k'imiceri yose ari imwe ndagenda koko rero ngura umuceri wonyine
nibagirwa indisho naguze ibiro 3 by'umuceri yibanze ku muceri ndabizana nta kindi cyo kurisha urumva tugeze mu rugo madame ati komanza wibagiye indisho ndiye wowe ndiyo kenya guza umuceri ngura umuceri gusa madame ateka umuceri turawuriye rero tugiye kuryama rero uzi ko nyine umushyitsi aba ari umuntu wo kubaho kamene dushaka icyo turamwanga ryamemo turakibura ngewe nawe twirariraga mu mufuka niyo yabaga nyinshi ariko abona pansiyo mfite amakuvurori Imana yasasiye mukaryama neza mujye mubyibuka mwe kujya mwiba iyo umuntu ariko nge ntawe nkijya muri niba turerega imesigaye inanira ikunaniye komere kakunaniraga umurengwa wica nk'inzarasha nawe rero dufata wa mufuka madame ati arabyemera da kuko yashiragamwo amaguru nanjye ngashiramwo amaguru urumva tukagangika noneho rero dufata wa mufuka tujyanira uriya mugabo nabwe ntimwakira ati iki kintu nyine hano habaga imbeho nyinshi mbese nyine ni ukugira ngo mujyame imbeho itabica ahatereka da nje kuba nitwa ngesereye narara mu mufuka ku mutima ndahubwo Imana ishimwe nanjye imbeho sire nari kuyikira igifuka ngisubiza mu nzu kigajeje nyine mu mbere hari mu mbere heza wahagararaga mu nzu ukareba aho buri wese ajyamye ariko Mana ndagushimye pe ndagushimye kabisa noneho rero ubwo arajyamye nyine kuryama se yarayicaye mu gatebe kagako nari mfite ninjye wari warakaramvuye ngo ni intebe y'inyarwanda ariko n'ubundi nta mabura kindi nigeze niga kubaza se ubwo nyine arara yicaye nanjye na madamu tujya kwiryamira mu mufuka wani arara yicaye nka mu gitondo saa 11 abarahagurutse ati yewe sha ndakomeza ndaryama ngo yewe sha nawe yahagurutse ari kureba ko ndi kuguhamagara nkabona uri kureba ntiwitebe nyambaye nka data nyine si wabyutse muraje usinzira kuri kureba hari iminsi ituma utasinzira arambwira ati haguruka tugende ntanjyanye ataguruka tujyane anjyana iwabo mu kigo angejejeyo amakamatera n'ibihumbi 7 n'amashuka urumva sha mugirirane neza ntimukagira undi mwenda keretse umwenda wiki mugirane neza amamatera n'amashuka 2 nawe kandi n'amatera yari afite aho yasigara arara ntuwambaze arambwira ati genda ugubaye murumuna wanjye narasohotse mfite iyo matera ngira ngo ubwarongera yinyekire naragiye abantegeye imodoka naragiye ngeze mu rugo madamu ati ni kwa mugabo wende karame iyo matera uyikuye iyi matera niyo wa mugabo mpaye waraya aguha matera ini n'aya mashuka ni ntabwo byibye nibyo mpaye afata ya matera aragenda kuko twe twarakoze amakuru yari twe twaratinze amakuru nka fondasiyo niho twasasagaho ibyatsi noneho tukirarira muri wa mufuka ubwo afata kakamatera karambura kuri ya makuru ashiraho na twadushuka arangije ngo nagarutseho ndari kurira ariko reka nkubaze hajye matera uyikuye ariko nawe manzi uzabe inkunguzima ko ngubwiye ko imatera ari wa mugabo yimpaye ubwo surijwe nuko duhaye matera ikinteye ubwoba ni uko uriya mugabo ni mukuru wawe noya ni mubyara wawe oya uretse Yesu wenyine uriya yari buzakumenye noya none Yesu akoresheje uriya mugabo akaduha matera ubu Yesu turamuhige
inone ko n'ibihumbi 7 mpaye nabiguze ibishimbo n'intuza nuko tuzamwitura nta kibazo nzashaka amafaranga tugiye kumushima abantu bibagirwa vuba ndashaka ko uyu munsi tumushima none ufite amafaranga ngo nayo mfite none nanjye yari yampaye ko naguze ibishimbo rero igihe tuzabonera amafaranga tuzashima Imana toye abantu bibagirwa vuba nshaka ko uyu munsi turara tumushimye ni none se amafaranga urayakura tumva ngiye ishimwe nabonye reka nge nawe turare hasi Yesu waduhaye iriya matera abanza azayirareho tuzayirara hejuru ndibarakubeshe Mana we ndare hasi mfite mato iyo matora itaraza nararaga he Yesu nawe yare ndare hasi mfite matera wewe ukumbuye hasi harare njyaho naharariye naraha hasi abarambye atumva rero wanyambariye inkweto ndakureka unyambarira ishati ndakureka ariko kudasasira Yesu matera biradatandukanye ndagiye iwacu ntabwo uzongera kunshikira urahitamo kugira wari gupfukira umugeni wari gupfubyaye rimwe wari gupfufita imyaka 2 cyangwa 3 erega na nyoko yari gukora voltoma ntabwo ubukiriho yakurindiye ahantu henshi hatandukanye Imana yacu nishimwe Yesaya aravango reka Imana ibaririmbire nta kitakoze kuri mwe nta kitakoze kuri twe abagabo haleluya nta kitakoze kuri twe abadamu haleluya nta kitakoze kuri mwe abasore n'inkumi haleluya muzamura amajwi Imana haleluya ntacitakoze musherami Imana yakoze byose bishoboka barangije rero aho kugira ngo bayubahe ngo batangira ngo Imana ije kubasura iravuga ngo nshingiye ko nabakuyeho batari kuva nshingiye impanuka nabarokoye nshingiye ko nabahaye agaciro bakiga bakarangiza nshingiye ko nabubakiye amazu nkabaha urubyaro bakabyara nshingiye ko ntacyo ntakoze reka ndebe ngo Imana ije kureba ngo isanga bari kuzura amashimwe ngo ahubwo ngo beze indibu sinzi niba muzizi indibu hari umutembatembe murabuze umutembatembe ni ikintu gisa n'insina kijya gusa n'insina n'amababi yacu bameze nk'ay'insina uretse ko aba ari ikibongi hasi aba ari runini cyane noneho narwo ruzana umwanana ariko umwanana wacyo umera nk'igihwagari cyo kiba ari kinini rero nacyo kigira utuneke utwo tuneke twacyo iyo tumaze guhisha ukadushonyora tuvamo insoro murazizi ziriya nsoro babugurisha mu kibuguzo ntibari ukubuguza ziriya nsoro rero nizo zitwa iki indibu ngo agiye kureba areba insina yarimbuye mwamabuye reka buriya hari byinshi Imana yarimbuye ngo udasita hari byinshi Imana yarimbuye ngo ubugejeje uyu mwaka hari ibyo yarimbuye mu kwa mbere ibirimbura mu kwa kabiri ibirimbura mu kwa gatatu mu kwa kane irabirimbura urasinzirira gukambura hari ibyo Imana yarimbuye mwigiye kureba isangaho kugira ngo za nsina zere ahubwo zeze iki arabanga icyo nakoze cyari gutuma unyubaha ntakoze ni iki ibyo warwanye nabyo ntakurwaniriye ngo ubugeze iyi saha ni ibi irabangwa aricyo ntacyo mu mpenze kuko umuntu wese namusigarije icyo mushakaho nigubura icyo mushakaho mfite hano nzakunyuza ibiravuze ngo mfite ibindi nzakora uru rutoki nari nararuzitiriye icya mbere ngiye gukuraho uruzitiro gukuraho iki ngiro muri kumwe ngo amahoro yose ufite ni akazitiro k'Imana kuba ugenda ukagaruka ni akazitiro k'Imana kuba ukiri mwarimu kuri kiriya kigo ni akazitiro k'Imana kuba ugifite umugabo ni akazitiro k'Imana kuko ibyagupfakaza birakwegereye kuba ugifite umugore umwe ni akazitiro k'Imana abagore benshi barakwegereye kuba ugifite umugabo umwe ni akazitiro k'Imana urumva uranga
20. Imana ikuyeho akazitiro abana bawe bose bangumuka. Imana ikuyeho akazitiro aya menyo iri guseka nkagita yose ntiwamenya ikiyakuyemo. Imana ikuyeho akazitiro ukuri kugenda wifashe mu manyanginya mu minsi mikeya uri kugenda byage ngo bije vuba. Bije nta muganga si w'imitima Nenkanombe nombe profesor nagiyeyo. Ngiro muri ngo ikuyeho akazitiro wakwiyoberwa. Iravuga ngo rero aba narinze ntibabiha agaciro. Aba bagabo narinze ntibabiha agaciro. Aba bagore narinze ntibabiha agaciro. Nzi icyo nzakora. Ngiye gukuraho akazitiro. Kandi ningakuraho uru rutoki ruzahita rugira rute runyukwanyukwa.